none Tago wandemanya amahembe cyangwa ngo ndemba n'umurizo ahubwo wandemye mu ishusho ya Imana. Aracarimo mu mabuno ni gose ngoda iriganya ngo kunza wishano turi gusawana turi gusabana ibi ikomeresha angasha this man no wanje kandi uzinga ubwo ngo n'umuntu uri kugutereka mpa umusore mwiza ndabaga suta bakazi umusega amazizi umuhirimbiri ndamundu murimo urukora sino narayidano shakura warayitora iri not downloaded nana only no You will move out of this house. iyo waburi igipfunda ndagwana jana napapfa kukareka kujyana nibibore urukora rikibore bakumbona uyukora rikibore ego koma nazo wamukora hagati cyagiye wajyaga kwipimisha sida hashize imyaka ingahera wowe mubwire gusa yumve nafite sida kandi mbariwe mubeshe yakoze ufite sida gusa da wagenda imanuka yicyubaye wabonye kwibuka ko n'ibindi bigwara byingi baragiye barabikusanya ariko wansaza ubundi iyi ni ingarane uri kugendana nayo tukagenda ugacingwa mukaza muragenda kandi uzi ngo ni umuntu muzima wo muri kugendana disi cyane muzima pe urasa ameze neza uyu mana we umutumba umutubu ingendi amazizi ibi gishaka cyose kibi ukimushiraho umenye ngo nico muri kugendana wa mugabo we rero ushobora kubona wabonye natujije ndo mugabo ndo umwana umugabo wa mugabo we ndunze mushiki wawe wakomeje hano kumvuga nabi ndakwiyorugira mu muso ngo ndambaraga mbito wabona misa nangu tegende ngiye kubibwira mama mbwira mama muzira mabi ngiye kubibwira mama ngiye kwiyama Umerasha kumukobwa uyu muhungu muvanye iyi ni sheri wanjye sheri wawe ntabwo azi ibyo wakoreye ubushize none se yasafunzwe ari ibindi nguni we sheri wanjye nguni uyu mukobwa nta myaka afite niye nyiratsiranga mu ndu daravuga ati imyaka ziracarimo daracari we wakubwiye uherutse gufungwa yakubwiye ko yazize iki ntabyo nigeze mubwira nawe mbwira kari singo naye ndavuga ati nanjye ngumundo w'umusore ndavuga ati kanzira yimfatireho ese umukobwa wambara gutyo kubona kubereye abahungu b'iki gihe mutazi kurambagira mu manota sonoka kihafite amabuno ni imitemere cyari wese kuko warabyaye pe uyu ni we wawe nica cyane wanjye burani ngiki ngaho mbwira ibisekuru by'iwanyu so yitwa ndesha n'ababyeyi bazagamo none tuzahereza umugeni umuntu tutazi nyuma n'ibyo abageni mbwira se tuzasezera mu byo twavuganye ndo harimo abageni ni akanyafu kukigendera wumvishe akanyafu akigendera ngo wakomeje kumbwira ngo agucura ukumbwira amagambo ameze ngagutya ego nakwihoreye utagira ngo nukukubahuka nubwo wenda wagira ngo ndago wafashe kinyabupfura sugukubahuka pe ariko saza ungana nanjye nta kinyabupfura ngira oya sugukubahuka naje nakubwira ko atari ukubahuka wenda nubwo wenda nta kinyabupfura waba ufite ariko muzehe no kuvuga ngo nganje guce kundeba guce
aka gakobwa ndakarebye ndavuga ati kanze ngazane mbona gashonje ndangije ndavuga ati n'umubyeyi utanukira umukobwa winje mu jambo kamanze ngubwire kamubwire none uru rukobwa ndarebye ndavuga ati wasanga rufite inzara rumaze kugira inzara ndavuga ati ubwo rufite inzara rero wasanga ubwo n'umubyeyi we nawe wasanga nawe afite iki afite inzara muzere ryo guca kundeba uca kundeba uca nge ndi mu diaspora ngo moka muri Amerika umuki mu diaspora komoka muri Amerika umunyiraspora mu diaspora ntabwo ibyo mbimenye mbese ndi umuntu uza ndi umunyarwanda ariko ubaga muri Amerika bisobanura nana sibyo yino ndago nigeze nyidownloading ndago yizanye mu kindi kinyarwanda mbese Nusura umunyarwanda ibyo bintu uri kuvuga ahubwo nukuvuga ngo quelque chose être pas vous allez toujours être manger muzehe rero muzehe komuko buriya ibintu byanenye n'amadolari turayefite amafaranga ni menshi bura narede ndavuga ati kuba muri Amerika bisigaye bingoye amafaranga agambanye menshi nukuvuga ngo ngiye gushaka nanjye nakubonye ndakwishimira ndavuga ati nawe nagufata tukajyana mu kwezi nawe twareba kugara amafaranga twagajyanira rero undi mubumbi kare kuzaba saba gacupa kugwagwa kurukuramya aka ngako ntabwo najya hanuka nari nubwo wanze kujya ko tujya mu nduza mu kwezi ariko aka gacupa ndakubwira ukuri aka kanye no guhera uyu munsi ugiye kujya urahora mu gipara inzovu cyugwagwa ugiye kujya urarara mu wirwemo ndavuga tajyana ndavuga mama Gahorene abonye siko ndabijugira bakurisha n'ibindi umukobwa woneretega wanyagatare urugo rwaramwe runziza mazi mama nge turajya kubarega kwa mudugudu nyanya ndubikaraga ndake mbikureho cyandagura uwanje mwabangura oya ndago nayakuraho nyakuraho ubwo ndajya kurega mfite iki nikize biti cyonderekana gukaraba tugende nyakureho kuri gutu oya uko nukuru wanjye ndago nahagararana nawe oya nakemera uko wowe ugira inyuma ndiko nagari ku maduka kagenda kava barava urebe ko nawe wakwituma uzane nongereho kugira ngo mbahamye kino kibaga kandi uyu muntu nabyaye ni ingegera ni igisimba ni iki none zima nawe reba umuntu nziza amabyino nawe ndaguri kungiza nose waje kubikaraba tukajya kwa gitifu okura ngo mbikaraba ko nawe wanyongereraga ngongeranye kajya amabyi nyine nkuko banayakurishije kandi niteguye nyine ngagutya ahubwo mudugudu hariyo njyambwira nimba mudugudu ahari mudugudu narutse bakuvuga ngo yagiye mu bukwe gusa yaba ari nose ubwo arararayo nyine nose uri kubona umuntu ukomeye kuri aya mukobwa wa Nyagatare kumva mama mukobwa wa Nyagatare inzigago mabyi nyine ndago ngwanza ariko nawe ndago wanzigare mabyi Nyagatare ndago ari mutekano yangiye kujya kubiregera umukobwa afitemo uruhare ndimbe mu mata abaga abantu b'abarozi abantu babicanye umuntu muzima nziza mata yagusiga n'uburozi abaga ari n'umwicaye kumva ko yarigize indaya imyambaro yasigaye arambara nashake ndagamusiga umuntu uranjye ngo araye ku mwana nawe tugiye kwikunda nawe rero ukunda ngize tugende manda akunda nawe kudekura ko gari kuba makeyi kugira ngo nange babafunga oya gano garahagije nawe oya nawe itume mbereza gawe no bibaze ubwo sinzira binyuze mumaze kwica amasazi gangana amasazi nibyo ndimo nge aho kunye uzugo ndacyari guhumeka umwuka gw'abazima nawe rero tupfa kugenda funga inzu njye tugenda pande ubajye kunza bandere tukabandi bazabaragira ngo bavuga ngo hano ndi mu gihugu kizima ndavuga ngo ndi tugenda babisobanura oya tugenda babisobanura mundu none ikibabari ndangambwa amabyo nanguye ngo yari imisururu yari yahiye tugenda reba babona n'amaka kumbaye papa gipara cy'inzogura hananze aho hantu bajya bavuga ngo ni ku kwezi manumva ari heza tarebye nkajya ninywera urwo rwagwa rwuzuye uko sha bite byawe nziza
Musoko kuko ngwitira she. mukomere cyane kubita abantu bimeze bite Namanje wowe utana mu mundu muzima tanamajije ngo nadusuhuze ngo usanze abantu bari kwiganirira Ariko uzuruka ukubita gusa jye nanasuhuza abantu. batize wese ugendemo usohoka utayigeze neza uyitumeje Jason Musaye kaze njye ngubwiye jewe barifashe inzu yabo bayishira muri Cyamunara bagiye kuyigurisha amara nono ngiye mbati ingwate ndabishurira mbati ingwate yawe se warebye neza ubona ari uyu nguyu Nagayo nayimutijije amare nzanga yayitumye hejuru muzavuye kumwita none ninde uyu se namuyoberwa ideni ryo mwagiye gufata sha Niweho. niko se Rebe muri Amerika naho ngaho muri wese bavugaga ukwezi papa mubazi. Ukuntu arugiye kunanga kugipfara. Uri nchakarafu Uramunyotse. uri nchakarafu Oya. uri nchakarafu Wamumbaye ndiyangiye. muze mbwira Ndanze. inzu yabo barayigurishije reka nze mbwire muze uyu musore nimbwa n'umusenzi ndacoye imari kubera ibaza umuntu utizaga wese yamagana akayituma hejuru Mukanya cyane ko didai. ndayiri hano iki kiri kunuka ngino cyenda wa mukinga Mama nuyu amwe nuyu mukobwa. sibi nibiki Yo banziza amafi. Lebo baganze. Yo baganze nange ndagamuhinga. Nama reba umuntu muzima nziza amafi. uwo mu mujyane mu kijyane n'uwanyu kijyane Yo banziza amafi. Wireka gufata kuko umwana wawe ko ari wowe wagize ikibazo wareka kamanzi yagusobanura ukuntu byagenze. hano ni mu bayobozi mumbwire ikibazo mufite Nagusobanurire. mumbwire ikibazo Kiketuru mufite kigira roho. Bamubwire. Uyu muhungu. Muceceka mwumve. mwicare hamwe Uyu muhungu. Umva. Ni imburabuturo. Urabuturotse ni. Niwe. mumbwire muzanywe n'iki Bose nawe uri kunuka wowe cyari umukobwa wanjye yamusiza amabyi uri kubona Mureke kaje kuturega mumureke ababwira ukuntu byagenze. Ndi kwitambukira. byose ubivuge uhere ku kano Reka mama mvuge mvuge nawe kwibumbira ibishimbo. Ndi gutambuka nyura kwabo. Bavugishije ijambo rimwe yewe ndanacumuye pe. Angu mbese umugari go muri filime ngiye kukanguka dore ukunda ava yanziza amata. Ari rukangu. Muye mu mabi. Nabo mubishire mu gaciro. Ura wifashe uragenda urayanyura yisiga. simbyumva kemura ikibazo cy'abana bawe Utubwira nimba ubuyobozi ari gusigana amata. ahuriye he n'amabyi n'uyu Musinge nanenda yamusiga. aba ari kumwe n'imbwa mbura mukora Utandikira ngo ni Va. Dugira fata umuntu kumufata uko atari bari kumvugira nanje. wagize agasozi ndatu aramaze. ni wowe duhaye ijambo hagarara hano uvuga ikibazo Ngende kubyumva mu gihe uko munda nziza amabyi duhereza ububasha ko twenda tubatoze muri wese bihwane. Nde nande. Buri wese afata wowe n'imbwa ngo nishime Nawe uri mbwakaze mukecuru. reka nze ngubwire birumvikana umuntu wifasha akajya akituma kuri wese hejuru kugira ngo gusiga amabyi urakoze cyane kandi ikindi ni wo kujya muri wese agashora agasama akoga nawe turamujyanamo turishura ikibazo ukuntu turagikemura nuko nabo twagenda tukabatoza muri wese Bangaye singe nakutimzemo. iwe ndamura nawe uriya Yesu namutimzemo. mureke uriya mukobwa wanjye mumuveho urango nuko ari umukobwa Reka none twabikoreye hamwe. Nawe turajyana. ubundi n'ubundi twabikeneye twamubonye rata muzatwenda ngo tuba dushaka nyine ibintu by'amagambo menshi ubundi kuba wabikoze ntabwo ari umukobwa mutaye umugeri nanyereka ngo ubwire gutya pe wese yacu yanaruzuye nimba utazi gusama ikivu undi ujye kubyigira mu gusama amabyi hano ngo urambwirira umukobwa ngo yagusiza amabyi yamugusiga gute nk'umuntu nanjye ndagutoza muri Assalamu alaikum wa alaikum matulole majani. ba umufata aranjitse